uri gusoma ijambo ry'Imana ugasoma n'akantu akabyo byanjye birakureba undi uteye uturuka he aretse kumwana agakiza agakiza kahise ariko papa nje nafashe umwanzuro indi yari udafata umwanzuro waje none wafashe uwe mwanzuro se gushaka kumindira izina bwenge junda jemi ukiribanza ntajye nemera ariko akanakumira ubwo suje guhindura izina ngo guhindura izina gusa urashaka irihe zina da izina witwa niryo riri gukujije Nyirabugwigwe nta muntu byumvishije da ugize apart we have this papa ibyo bizina bya Nyirabugwigwe byo ndashaka ko unyita izina ry'abasirimu Wose ugura umushaka ya mazina ya VIP ukuntu kiyo wose urashaka ya mazina ya VIP kungira abasirimu wanyita Bwenge Bill Gates Miss Bwenge cyangwa ukanyita Bwenge Oprah cyangwa Bwenge Jeannette yose nayemeye umva niyo yakuje ya Nyirabugwigwe ugomba kwitwa Nyirabugwigwe urongera kunyita icyo kizina turabipfa tubipfiki ubwo aya mazina si yanditse no mw'irangamere rya Minisiteri y'ushinzwe n'abashinzwe amazina y'abana cyangwa y'abantu papa kuba witwa Segataro ibyo birakubereye kukubereye no kwikorera Gataro ariko njyewe sinakitwa Gataro ibyo sinabyita nawe ugenda wikorera ako Gataro sha njye nikorera Gataro kayo ariko se papa ko manu uri gusoma kandi utagiye gusaka amafaranga bigahumura Imana izabikora iki gitabo kigomba kudufasha mu gihe cy'agahinda ugasenga ko Uwiteka Imana azadufasha Imana ifasha uwifashije ubwo raturamye ngo rero bizizana baragushutse mwana kukuntu bakorera amafaranga Yesu ve mu mikino bakora amafaranga sute bakora amafaranga bambwira uburyo umuntu yakorera amafaranga waretse tukicara tugapfukama tugasenga tukiyambaza Uwiteka Imana iri mu ijuru ufite telefone yawe irimo amafaranga rwose ndayifite zana umwereke ko narinde kwa muganga mwohereje amafaranga kuri telefone yanyu simwayansubiza faranga mwohereje ko nta message ndabona nangahe ni 5,000 nanse bakire MTN funge simukadi yanyu cyangwa muraza kuyanyohereza nta kibazo apart we have this oya we ndakwinginze uretse rwose mbabarira uretse guhamagara kuri MTN hari udufaranga nari mfiteho kandi n'inkene tutabigendera oyagira vuba muganga mereye nabi kandi dukumva mpfuye ayiwe rwose umva mubyeyi ihangane nze nyagusubize si 5,000 mwari mumbwiye rwose mbabarira rwose udufaranga twari tutabigendera ndaje nyabasubize n'ukuri murakoze what aya mbere sabonetse subwi none ibyo bintu ukoze ni ibiki ubigenjeje utese yiba yita Alodbar iyi banga ry'akazi I am finished none umewe rwose igaraje kubura nta kintu mubona mwe nkanjye numvishe message yaje yose se 5 byanjye byose biraje reka nze nkwereke n'undi Halo muri bande Ponorimbo eleje amafaranga none ago mafaranga muvuga mwohereje akona nibereye mu murima ugize ago mafaranga gaba gansanze mu murima gute ayemite ni uyu wono ndamufasha mfishije ari umuntu cyaro nana samuze mufiteho menshi mwana wanje ubwo nabibwirwa n'iki hari umwana uri za Kigali umwana wanje aherutse kunyohereza amafaranga simbizi niba ari 210 kandi sinzi ngo avaho gute none ubwo byaba byagenze bite mwana wanje nana samuze nababwira uko mwayaneza cyangwa bagafunga telefone yanyu oya mwana wanje guhinga ntibija bishira reka rwose isuka ndayisiga mu murima ariko
ngende rwose mfashe ukuntu rwose ayo mafaranga ganyo gabagarukira ariko mutaha batanamfunga. I am finished. Nafata telefone yawe mwubwire imibare wandikamo. Yewe ndakibazo ndabona ngigezeho telefone. Ndaje umbwira rwose ngo hanyuma umbwira izo mibare ndebe ko nabikora hakiri kare batanamfunga pe. Andika akanyenyeri 182. Yego akanyenyeri 182. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri 1. Ongera wandika akanyenyeri 1. Kutunyenyeri ari twinshi akanyenyeri 1 nanone. Ayeleo ibosio. Sokanda yes. Yes ndayikanze ndabona ndazi ibigambo bije muri telefone yaje. Ewe urambwira ndiba byakunze ndakindi. Ndabushoje kana. Nende kubona. I am finished. Nayo kwishura inzu araje. Nagarayo kujya gusa. Akubretse akubwenge nange none ngerageze. Weze nange ngerageze mbikore. Reka nange none ngerageze mbikoresha. Icara hano nange mbigerageze turebe. Byo bintu wagira ngo sinabonye upfa gukanda ibinimero bikitaba byose. Ego allo. You. Muraho meze neza? Any cool man, ni fresh too. Barikira. Onse ko twatwibeshe tukabohereza amafaranga 25,000. Yumira jamba bisi we, urakoze ubusongore y'umunsi. Ukoreye umunsi? Yewe we, nanabuza ifari. Jesus Christ. None ubwo amafaranga ntago muyadusubiza. Yewe reka nze mbuhubuza ahubwo. Kiropa rero. Kubura nta kintu mubona mwe. Ngo muvuze ngo? Bana ngiye kuyahubuzaho n'iki na wake urumva. None ubwo amafaranga nyine mwatwiyangane ko nari rwose aya mafaranga nari nyohereje mu byara wanjye wagize ibyago wapfushije. Yewe we, n'iki we, reka mitema abagaraji wanjye twita dukubita n'iki tukubita ifari. Yewe we. Sawa tu waru. Wereke kandi nayo tu. Waruhamagaye iherwa na kangahe? Ni iherwa na 50. I am finished. Hello. You. Nitabwenge Jeannette, akaba ndi umukozi wa MTN. Akaba ndi kuvugana nande? You nitwa Rudy Banks niki. Yes we. Evan. Ugize ngo Igihe izina riri ku indangamuntu. Oya nyine numva niki asubwo nagenda ngubwira ko nitwa Jacques. ugize ngo Nijye ababyeyi bakwise. Nyine niki banyise Jacques ariko rumaze wapi. Nuko se Jean Claude kari umukiriya uhereje amafaranga wowe wayamusubiza? Yewe we, kubizi sari nko kigiruka ci. Run. Noneho iki ngiki sinzi nimba kiyadu. Noneho ndikumva ari ikirara. ugize ngo Ubwo rero icyo kirego cyawe tujya kugitanga kuri RIB. Ugamusaza mwitaba kuri RIB. Yewe we, uzi ko ejo bundi vuye wabubibaze bongeye kuntera amasheni we. Wapi ji, niki reka nkwereke. Sibyo nyohereze gute se ji? Bana nubundi nayo ifite ndabizi agasubwo nono. Ubwo mwakanda akanyenyeri 182. Akanyenyeri 1. ugize ngo Akandi akanyenyeri 1. Ibyo numva nyine mbizi niki. Nari mbonye iyo nimero impamagara niki. Reka noneho mwohereze. Kubura nta kintu mubona mwe. Mukubita 25.
ubundi reka nse yewe n'ubundi se ko natwe tuba tutarayakoreye n'iki ugize ngo iki nanjye nayibye Kariste ejo bundi 7 reka mukubitemo 25 ubundi nagashya se nsijya n'ubundi muri kuvugana n'umukozi wa MTN nacyo ikibazo mufite nta kindi ariko nyine mutaza neza ribu yewe sinakongera kurya isheni babigira vuba ndabimbaza na papa ureba ukuntu ushaka amafaranga usabonye ukuntu ndi kubikora fata kanange mbigerageza ariko ubundi wawigize ni ukuri ya muntu yari sirawe yandika ibinimero Jesus Christ ikiyemo sha Allo mwiriwe neza Mwiriwe. ni bande Kwa Sonia. Sonia nanjye banyita Sosiso Ese mwifuza iki? nyine njye numvaga nshaka kumenyana namwe ugize ngo iki wowe ibyo ngibyo nibyo nakubwiye agiye kuyamba yego none se Soni uba hehe Yesu none se zana njya kubikuza bikuza ibikiza akambere yako Mwiriwe wakunze babwenge na se comedy muri iyi minsi utubuzi burezi bari kubamuhamagara ngo bohereje amafaranga kandi nawe bohereje nagira umuntu uzakubeshya wehereje amafaranga uyamwohereza utabanjije gusuzuma namwe batubuzi rero mwanze gukora ngo muzaza mutubura turaje tubigeho n'abayobozi bacu bafana beza ndabakunda uzamukunda umurimo icyambere ni akazi rega nta mufana wa bwenge batuburira ndabizi murasobanuje bye bye ciao ciao muraho nitwa Elisa Ineza Kevin mukaba muzi ku izina rya bwenge ibintu dukina ni komedi kugira ngo tubakorere munsi nishime abana si byiza gusubizanya n'ababyeyi banyu nabi babyeyi namwe si byiza kubwira abana banyu amagambo akomeretse rega nawe sigara bivuze ati nimureke abana batonya bansange nimubabuze kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo akandi kantu ndabakunda simugenda mutakaze subscribe kuri bwenge nasi muyikande hano bye bye yababwiye byose bababwiye bye 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 bye